Reka dushime Imana rero ko twari turi kubivuga ko turi amahoro, reka dushime Imana ko gihumeka, kandi reka dushime Imana ko iri kudushoboza gukurikira aya materaniro. Dushime Imana ko uzi neza ko hari ibyemezo biri gufatwa mu mitima yanyu, dushime Imana ko hari byinshi Imana yagiye itugambira mu mitima yacu, kandi Imana yiteguye gusohoza ku bw'ubushake bwacu. Reka ubwo tugiye kuganira ijambo ry'Imana, Mwuka Wera amanukire kubana natwe. Indirimbo tumaze icyumweru cyose dukoresha indirimbo ya 252. Indirimbo nziza cyane, indirimbo ifite amagambo akomeye ivuga ngo nimucane amatabaza umwijima ubaye icyago. Utekereje neza ukareba ahatuzengurutse, nta kabuza rwose wabibona ko umwijima ubaye icyago, ko hakwiriye kubaho gucana amatabaza. Utekereje ndetse unitegereje cyane ukareba ibituzengurutse hirya no hino, wabibona rwose ko hakwiriye kubaho gucana amatabaza, kuko indirimbo iratubwira ngo hazaba umwijima ukaze umwami ataragaruka. Umwijima urahari kuko abantu benshi turi mu umwijima mwinshi cyane, umwijima wo kutumvira Imana. Abantu ibihumbi byinshi bahinyuza ubu butumwa, abantu ibihumbi byinshi ntabwo bashaka kumva ijambo ry'Imana rivuga, abantu ibihumbi byinshi ntabwo bashaka kugendera mu bushake bw'Imana, abantu ibihumbi byinshi ijambo ry'Imana riravugwa nabo bakavuga, ariko ngo twebwe tubushikamyemo mureke gutegereza umukiza. Amen. Ijambo ry'Imana nitabaza ntituzigera tuyoba, nubwo amakuba ari hose ntabwo Imana izaduhana. Ijambo ry'Imana nitabaza ntabwo rwose tuzigera tuyoba. Niyo mpamvu Imana ibaduhaye randevu kugira ngo tuze twige ibyayo. Niyo mpamvu Imana iba yatanze uyu mwanya kugira ngo abantu dukanguke rwose tuze twiga ijambo ry'Imana. Nsabire buri muntu wese, nsabire buri mwana w'Imana wese twabanye muri iki cyumweru, kugira ngo ye kuzahombirwa, cye kuzamubera impfabusa, ahubwo iki cyumweru tumaze kizabe intangiriro y'urugendo rushya mu mibereho yacu, mu mibereho yawe. Kadushimana ko hari abantu b'Imana bagiye bandika hano muri chat, ndetse n'abanyandikira bambwira ko rwose ibyigisho biri kubafasha, ndetse ngo baherukaga no kubyiga kera cyane. Kadushimana ko yemeye ko twongera kwiga ibi byigisho kugira ngo habe ikanguka mu mibereho yacu. Imana ize ibane natwe, reka Imana iduhe imyiteguro idasanzwe, dukore imirimo myiza, twe guha ab'isi urwaho. Indirimbo irakomeye cyane, bivuze nk'iyo dukora imirimo mibi tuba duha ab'isi urwaho rwo kurwanya amategeko y'Imana, urwaho rwo kumenyera Imana yacu, urwaho rwo gutuma abantu rwose bakurikiza imigenzereze yabo mibi. Kubera iki? Kubera ko babona ko natwe abantu b'Imana, natwe dusenga, dukora rwose nk'ibyo nabo ubwabo bagenza gute n'ibyo nabo ubwabo bakora. Tuwakeye umunsi kugorana, ntabwo nzi impamvu, ariko mu izina rya Yesu Imana iduhagarikire kugira ngo twige icyigisho. Ngira ngo abantu mwese mwakuraho amavideo yanyu, mwakuraho amavideo ko hari abo ndi kujya ngenda nyakuriraho. Reka mubyikorere kugira ngo bitandisabinga, mukureho amavideo n'amaudio nk'uko n'ubundi twatangiye tumeze, biraza kudufasha rwose. Niyo mpamvu nanjye ntakoresheje video ko hari ubwo bigabanya capacity ya network. Dukore imirimo myiza, twe guha ab'isi urwaho, tuzabiherwa imigisha nidukomeza kwizera. Amen. Indirimbo ya 252 iratubwiye ngo dukore imirimo myiza, twe guha ab'isi urwaho, tuzabiherwa imigisha nidukomeza kwizera. Reka Imana igendere imitima yacu, reka Imana iduhe kuboneza amatabaza, ducane amatabaza kuko umwijima ubaye icyago, kandi ngo hazaba umwijima ukaze umwami ataragaruka. Ubaye ufite amaso y'umwuka wabibona neza ko umwijima watangiye,
wabibona neza ko uwo mwijima uhari by'umwihariko uhereye mu mibereho yawe, ukareba uko ubayeho, ukareba imigendere yawe, ukareba imyitwarire yawe, ukareba ibikorwa biranga imibereho yawe, ukareba intekerezo zawe ibyuzuyemo, ukareba amagambo wirirwa uvuga, ukareba buri kimwe cyose kiranga imibereho yawe. Nawe ubwawe wakwisuzumiraho ko umwijima wabaye icyago muri iyi si, wakisuzumira ko muri iyi si kubaha Imana kugenda gukendera mu bantu. Urebye ibiriho kuri iyi si, ukareba ibiri mu rubyiruko, ukareba ibiri mu babyeyi bacu bakabaye ari ibyitegererezo byacu, ariko uyu munsi wa none ukareba ko kutubaha Imana kuri no mu badamu, kutubaha Imana kuri no mu bagabo, kutubaha Imana kuri mu bakecuru, kuri mu basaza. Wakibaza iby'iri somo Yesu Kristo yatubwiye ati mbese hari umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi? Wabyibaza nawe, wakibaza nimba koko Yesu azaza agasanga kwizera kukiri mu isi, ugendeye ku byo ubona hirya no hino, ugendeye ku byo ubona hatuzengurutse. Dusaba Imana cyane kugira ngo umwuka w'Imana agendere imitima yacu. Dusaba Imana cyane kugira ngo umwuka w'Imana agendere umutima wanjye, agendere n'umutima wawe. Tugiye kuganira amagambo akomeye cyane, ndetse mbararikira cyane no kugira ngo ku munsi w'ejo muzaze, kuko niwo munsi wa nyuma tuzapfundikira ibi byose. Umunsi w'ejo twaganiriye uburyo ki umuntu yakongera kuvuka ubwa kabiri. Ubu ngiye kubaganiriza nk'abantu nzi neza ko mwavutse ubwa kabiri, nk'abantu nzi neza ko mwababarira ibyaha byanyu binyuze mu kubyihana, nk'abantu nzi neza ko muri abana b'Imana, nk'abantu nzi neza ko mufite intangiriro y'urugendo. Ngiye kubaganiriza nk'abantu nzi neza ko Imana yababarira ibyaha byanyu, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko dukwiriye kwizera ko tubabariwe igihe cyose twasenze dufite guca bugufi. Ngiye kubaganiriza ibyo kurya bikwiriye guhabwa umuntu wese utakiri muri Egiputa. Ngiye kubaganiriza ibyo kurya bikwiriye umuntu wese uri kunihira kugira ngo yezwe, kugira ngo atunganywe, uri kunihira kugira ngo urugendo rwo kwezwa arubemo amahoro kandi azarusoza amahoro. Ngiye kubaganiriza ijambo ry'Imana rikwiriye umuntu wese wagize ibihe byo kwirana n'Imana, Imana igahishura ububi bw'umutima we, Imana ikamwereka ubugoryi yabaye mu myaka yose amaze ari ku isi, Imana ikamwereka ko nta handi agakiza kabone gusubira muri Yesu Kristo, Imana ikamuburiza amahoro mu byaha, Imana ikamutigisa, Imana ikamutera agahinda k'ibyaha, agahinda ko kwihana gatera kwihana kuticuza, agahinda ko uburyo bwa mwuka gatera kwihana kuticuzwa. Ngiye kuganira n'umuntu nzi neza ko wese ejo yafashe umwanya wo kubana n'Imana imbere y'Imana, akayisaba imbabazi z'ibyaha bye kandi akayisaba intangiriro nshya y'urugendo. Uwo niwe muntu nzi neza ko ngiye kuganira nawe. Nimba utari muri icyo cyiciro, icyigisho tugiye kwiga ejo twize amagambo akomeye cyane atwereka uburyo ki mu bifuzwa byose atugaragariza neza ko umuntu wese ugerageza kubahiriza amategeko y'Imana ariko ataravuka ubwa kabiri, atarakorerwa ibyakorewe Nikodemu, ngo ibintu agerageza gukora ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Narasomeye amagambo ari mu Kuva igice cya 20 umurongo wa mbere atwereka uburyo ki Abisirayeli bahawe amategeko y'Imana bavuye muri Egiputa, ntabwo bigeze bayahabwa bakiri muri Egiputa. Nawe rero muntu w'Imana, kuko tugiye gutangira kwiga iby'urugendo rwo kwezwa, icyiciro tugiye kwiga kirareba umuntu wese watangiye urugendo, kirareba umuntu wese utakiri muri Egiputa, kirareba umuntu wese wazinutse ibyaha, kirareba umuntu wese wumvise azinutswe ibyaha akihana ibyaha bye kandi akizera ko Imana imubabariye. Amen. Imana idushoboze kandi Imana irabikora nta kabuza. Reka dutangirane n'amagambo mbere yuko twinjira mu cyigisho nyirizina. Amagambo ari mu ntambara ikomeye, paje 362. Igitabo Intambara ikomeye, paje 362, handitswe ngo Satani, mvuze nde? Satani akomeje kwihatira kurwanya abantu b'Imana akoresheje gusenya insika zose zari zibatandukanyije n'isi. Uyu ni Satani. Tugendane cyane. Abantu rwose nimba ukumva ufite akantu k'agatotsi karaba mu maso,
cyangwa se unarambika ibirenge mu mazi, ariko ukurikire cyane. Satani akomeje kwihatira kurwanya abantu b'Imana akoresheje gusenya insika zose zari zibatandukanyije n'isi. Amagambo akurikiye ateye ubwoba. Abisirayeli ba kera, kandi natwe turi Abisirayeli muri iki gihe, ariko mwumve ngo ibyabaye ku Bisirayeli ba kera. Abisirayeli ba kera baguye mu cyaha igihe bivangaga n'amahanga ya gipagani kandi bari barabibujijwe. Aya magambo murayumvise? Abisirayeli ba kera baguye mu cyaha igihe bivangaga n'amahanga ya gipagani kandi bari barabibujijwe. Nshuti zanjye, ndagira ngo bararikire cyane. Umva, ijambo ry'Imana nirivuga, ijambo ry'Imana rikabuzanya ikintu. Paje 362, Intambara ikomeye, igitabo gitoya. Ijambo ry'Imana rikabuzanya ikintu, wowe ubwawe ukihandagaza ukagikora. Nimba ijambo ry'Imana ritubuza kwifatanya nawe tudahuje kwizera mu byo ari byo byose, wowe ukanguka uvuga uti njyewe nzabikora, icyo gihe uba utandukiriye rwose. Kuko ngo Satani akomeje kwihatira kurwanya abantu b'Imana akoresheje gusenya insika zose zari zibatandukanyije n'isi. Satani arifuza gusenya izo nsika kugira ngo habeho kwihuza ubwoko bw'Imana n'ab'isi. Ngo Abisirayeli ba kera baguye mu cyaha igihe bivangaga n'amahanga ya gipagani kandi barabibujijwe. Nguko uko n'Abisirayeli bo muri iki gihe baguye. Nguko twaguye bitewe no kwivanga n'abanyamahanga n'ab'isi. Imyitwarire yacu rwose ntayo itandukaniye n'ab'isi. Mu kuba inyangamugayo, reka nta mudivantiste nta mukristo ukiri inyangamugayo. Umuntu ajya gutekereza kuguriza amafaranga ariko umutima we ukamujya ko azi ko uzamwambura. Ubu harimo abantu hano b'abambuzi. Ubwira umuntu ati nguriza amafaranga nzakwishyura, ariko ukagenda ukawumuriganya, ukagenda rwose ibyo bintu bikaguma muri wowe, ukamenya ko umuntu wamwambuye, ariko ukijijishwa nabyirengagiza. Reka ngusabire cyane, kugira ngo nimba uzi neza ko hari umuntu waba warambuye, niyo byaba ari 1000, niyo yaba ari igiceri cy'ijana, uzi neza ko amafaranga atari ayawe, birashoboka ko warabuze aho kwishyura, ariko ukwiye kujya kumusaba imbabazi, ukamubwira uti mugenzi wanjye, narakugujije ariko narakwambuye, umbabarire. Nimba uzi neza ko hari ibintu urimo byo kwifatanya n'ab'isi bitarimo ubunyangamugayo, bitarimo kubaha Imana itemera, ndagusengera cyane kugira ngo ukure inkomyi yose mu nzira igihe kigihari. Mu mutima utarahindutse haba harimo gukunda icyaha kandi ugahora ugishakira urwitwazo. Ubu ngubu n'ubu turi kwiga, hari abantu rwose bari guhita bashakira inzitwazo, impamvu bambuye bagenzi babo, impamvu ari abariganya, impamvu basebanya, impamvu bambara uko bambara, impamvu barya uko barya, impamvu basokoza uko basokoza. Umusatsi rwose warananiye, umusatsi wanjye urapfuka, niyo mpamvu ngira gutya. Ibi ngibi ngo uwo mutima utaragenze gute? Utarihanye. Amagambo asa yanjye ni ibyanditswe by'amba amasomero. Kuko hari igihe abantu b'Imana cyangwa se abantu biga ijambo ry'Imana bakumva ibintu bari kumva biremerera ko bati ibintu ntabwo ari iby'Abadventiste, ibintu ni ubwaka, ibintu ni ubuyobe. Oya, impamvu tutamenya ibintu nuko tutiga. Impamvu ibintu biza mu matwi yanyu mukumva ni bishyashya, mukumva birabaremereye rwose, mukumva mutangiye no kubyanga, mukumva mutangiye no kwanga umwigisha, mukumva mutangiye kwishyiraho umubwiriza wabwirije ibintu runaka, ni uko mudaha Imana umwanya ngo Imana ibigishe. Ndabizi neza ko hari abantu bashobora kuba batangiye kunyanga, kwa ko nagiye nkora ku naringe zabo, kwa ko nagiye nkora ku ngeso zabo zabananiye, kwa ko nagiye ntunga agatoki mu mibereho yabo. Unyange cyangwa se unyange, ijambo ry'Imana nitabaza, ni ukuri, ni inkota icyaha mugi yombi. Nakubwira iki rwose? Uzanyange, uzandebe nabi, ariko Imana izamburanira. Ibi ndabihamya. Kubera yuko mu bantu batihanye, Satani abyukamo ikintu cy'urwango rukomeye cyane, bakanga iby'Imana. Kandi si amagambo yanjye ndimo basomera, ni ibyanditswe byera. Ngo rero umutima utarihanye, utarahindutse,
haba harimo gukunda icyaha kandi ugahora ugishakira urwitwazo. Naho umutima wahindutse wanga icyaha urunuka. Haleluya! Umutima wahindutse wanga icyaha urunuka ku buryo ubona icyaha ugahinda umushyitsi. Ariko umutima utarihanye habaho gushakira icyaha urwitwazo. Umutima wihanye wanga icyaha urunuka kandi ugahora uharanira kugitsinda. Amen. Iyo abakristo bahisemo kwifatanya n'abatubaha Imana kandi batayizera, baba bishyize mu kaga k'ibigeragezo. Satani wiyoberanyije arabakingiriza ngo batamubona. Ntibabasha kubona ko bene abo bazabera umutego wo kubashyira mu kaga, kandi ko igihe cyose bazaba bifatanyije n'ab'isi mu mico, mu magambo no mu migenzereze, buhoro buhoro bazakomeza bahume kugeza ubwo bazarindagira. Mbega amagambo ateye ubwoba! Igihe cyose buhoro buhoro, ntabwo bavuze huti huti. Buhoro buhoro, buhoro buhoro, buhoro buhoro bazifatanya n'ab'isi mu migenzo yabo, mu mico yabo, mu magambo no mu migenzereze, ngo bazakomeza bahume kugeza ubwo bazarindagira. Tekereza kuba indindagire mu by'Imana, ukaba ugenda ariko uri umuntu warindagiye kubera ngo buhoro buhoro kwifatanya n'ab'isi. Ukaba ubana n'umukobwa rwose muri geto amubwira ati ibintu ukora ntabwo bigezweho. Ukaba ubana n'umuntu mukazabwira ati ariko se nawe urakabya. Ukaba ubana n'abantu b'ababosi mukorana mwajya kuri bife kurya, ahubwo ati ariko ibyo ngibyo waruye ni ibiki, ko waruye ibintu waruye ntabwo bigezweho, urakabya. Buhoro buhoro ukagenda ufataho buhoro buhoro, bikazageza igihe rwose ngo urindagira. Kadusaba Imana kugira ngo iturinde kurindagira. Kabiye buri muntu wese uranga uko muri 43 ukuri ndabasabiye Imana ibarinde kurindagira. Amen. Paji 345 muri iki gitabo handitse amagambo akomeye cyane kugira ngo mwiteho. Handitswe ngo icyo umuntu akoze cyose kinyura imbere y'Imana kikandikwa ko ari igikorwa cyo gukiranuka cyangwa se ko ari icyo gukiranirwa. Oya, aya magambo murayumvise ngo icyo umuntu akoze cyose, ntabwo ari bimwe ngo ibindi. Icyo umuntu akoze cyose kinyura imbere y'Imana kikandikwa ko ari igikorwa cyo gukiranuka cyangwa se ko ari icyo gukiranirwa. Mu buhanga butangaje kandi butagereranywa, imbere y'izina ryose mu bitabo byo mu ijuru handikwa ijambo ryose ry'ibinyoma. Abantu mugira ibinyoma ndabasuhuje. Abantu mubeshya rwose. Umuntu akaba azi neza ko ibintu ari gukora atari byo. Umuntu akaba azi neza ko ibintu ari kuvuga atari ukuri, ariko agakomeza akabihagarara. Abantu mugira ibinyoma turi kumwana ndabasuhuje, ariko ndabagira inama yo kwihana mutararindagira, mutarifatanya n'ab'isi mu mico, mu mivugire, mu magambo yanyu no mu migenzereze, mu byo mukora nk'ab'isi. Reka mbasabire kugira ngo nimba ugira ibinyoma mu kanwa kawe, ni ukuri usaba Imana kugira ngo iguhe gutsinda ibinyoma, iguhe gutsima amagambo y'uburiganya muri wowe utararindagira. Kuko umuntu warindagiye burya ntabwo aba agifite amahirwe yo kwihana, kubera ko intekerezo ntabwo ziba zikora neza. Reba umuntu aba twita ko barwaye mu mutwe, bafite ubumuga bwo kurwara mu mutwe, abo twita abasazi. Nshuti yanjye, ntabwo ubwenge bwe buba bukora neza ku buryo yagira amahirwe nk'ayo ufite yo kwihana. Wowe ugifite umutima wo kumva, wowe ugifite ubwenge bwo kuba wasoma ijambo ry'Imana, wowe ugifite ubwenge bwo kuba wagira ibyo utunganya, ndagusabira cyane kugira ngo ubikore utararindagira. Kuko si amagambo yanjye, ni ijambo ry'Imana ribivuze. Uko buhoro buhoro tugenda twisanisha n'isi, mu mico, mu mivugire, mu migendere, ngo bizageraho rwose turindagira. Mu buhanga butangaje kandi butagereranywa, imbere y'izina ryose mu bitabo byo mu ijuru handikwa ijambo ryose ry'ibinyoma, umurimo wose wo kwikanyiza, inshingano yose itujujwe, n'icyaha cyose gikorerwa mu rwihisho. Byadukorera mu rwihisho ahereye abantu batatureba, nibyo byinshi turi ba kabutindi buriya.
Imana iratureba yo ikababara ikahababara. Ibyaha byose bikorwa mu bwihisho, imiburo yoherezwa n'ijuru cyangwa gucyaha kwirengagijwe. Ubu ngubu iki cyumweru tumaze twiga, uyu ni umuburo woherejwe n'ijuru, uku ni ugucyaha koherejwe n'ijuru. Nimba ibintu byirengagije, nimba imiburo yakugezeho warafunze amatwi ngo utumva, ibi byose byandikwa imbere y'izina ryawe ko wabyirengagije. Ibi byose bizaza mu rubanza nk'amahirwe wahawe kugira ngo wihane ariko ukirengagiza. Ibi byose ntibizagutsinda mu rubanza. Igihe cyapfushijwe ubusa, abantu bapfushigiye ubusa bareba filime ndabasuhuje, abantu bapfushigiye ubusa bareba imipira ndabasuhuje. Umva, icyo gihe upfusha ubusa. Mubona dufite Bibiliya ingana kuriya, dufite ibitabo by'ubukabaruzi twakabaye twiga, ariko ugapfusha igihe cyawe ubusa ureba filime, ureba imipira, ureba za sinema, ujya mu myidagaduro, ujya gukina amakarita, ujya gukina urusimbi, ujya gukina igisoro. Bababwiye amagambo akomeye cyane ngo urugendo rwo kwezwa ni urugendo rurerure. Urugendo rwo kwezwa ni urugendo rutaba umunsi umwe twaragize ku munsi w'ejo. Kandi urugendo rwo kwezwa ntabwo narubigisha muri iki cyumweru cyangwa tube tubirangije. Oya, birasaba ko wowe ubwawe ufata igihe ukicara ukaganira n'Imana, umutima wawe ukawutusha ati Mana, ni iki ushaka ko nkora, ni iki ushaka ko ngenderamo kugira ngo nkubahishe. Urugendo rwo kwezwa biragusaba gufata umwanya ukiga ijambo ry'Imana utuje, ukareka kureba izo filime, ukareka kureba iyo mipira, ahubwo uwo mwanya watakazaga muri ibyo ngibyo ukawukoreramo kubahisha Imana, usoma ijambo ry'Imana kandi ushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rikubwiye. Rero ngo igihe cyapfushijwe ubusa tuzakibazwa mu rubanza. Igihe cyakoreshejwe ariko kigakoreshwa nabi, ubu ni gute umuntu yakoresha igihe akagikoresha nabi? Urugero, nk'ubu turi kwiga, hari umuntu rwose wakabaye yicaye akurikiye, ariko ari guhita areba hirya akabona akantu katari ku murongo. Hari abantu rwose bafite intekerezo zitari hamwe, hari abantu rwose bari guhita bareba utuntu tutabareba, hari abantu rwose Satani ari guhita ajyana mu bindi bintu, ugasanga agiye kuri chati, agiye kuri status ngo arebe icyo mugenzi we ashyizeho. Ubu ngubu hari umuntu rwose uri kugenzura ngo arebe abantu baje mu materaniro n'abataje. Ubu ngubu hari umuntu rwose uryamye ku buriri bw'agatotsi kari kujya gakubita akongera akeguka. Umva, ushobora gukoresha igihe ukavuga ngo uje mu materaniro, ariko waba utagikoresheje neza nk'uko gikwiriye uzabibazwa. Si amagambo yanjye, ni ibyanditswe byera. Igihe cyapfushijwe ubusa tuzakibazwa ngo n'igihe twakoresheje nabi. Imbaraga zakoreshejwe mu kwimakaza ibyiza cyangwa ibibi ndetse n'ingaruka zabyo zikomeye, byose byandikwa n'umumarayika. Imbaraga ukoresha mu kwimakaza ibyiza cyangwa ibibi, ngo byose byandikwa n'umumarayika. Tugiye kwigana amagambo avuga ngo impinduka ziva mu kwihana, urugendo rwo kwezwa, umugabane wa kabiri. Ejo twize iby'umugabane wa mbere. Ndagira ngo mbamenyeshe ko ikintu cyose dukora hano munsi y'ijuru tutarihanye, iri ni itangazo mbahaye, muntu uzi ko utarihana ibyaha byawe, ukaba uri umuririmbyi, ukaba uri umubwiriza, ukaba uri umukuru w'itorero, uri umudiyakoni ukora indi nshingano yose mu itorero, cyangwa uri umwizera usanzwe, reka nkugire inama binyuze muri iri tangazo mbahaye. Umva, ikiraniro n'Imana bigishoboka, tunganya inzira yawe bigishoboka, tunganya inzira ya Yesu Kristo akiri ku ntebe y'imbabazi, kuko vuba cyane agiye kwihagurukaho avuga ati birarangire. Uwera agumye yezwe, uwanduye umutima wagumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, umukiranirwa agumye akiranirwe. Aya magambo abwiye ari mu Byahishuriwe igice cya 22 umurongo wa 11. Iri tangazo riravuga ngo tunganya imibereho yawe, tunganya ibitagenda neza mu mibereho yawe, igihe cy'igihari rwose. Yesu Kristo ataravuga kuri imbabazi avuge ngo ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye umutima agumye yandure. Iyo ni imigabane ibiri izaba iri mu bwoko bw'abanyabyaha. Abo ni abantu babiri b'imigabane ibiri bazarimbuka. Umuntu ukiranirwa ni umuntu umeze gute? Ukiranirwa ni umuntu natwe ubwacu tubona twabona ko ari umunyabyaha. Bamwe twita biyeguriye umwuga w'uburaya, abandi ari abasinzi rwose, abandi ari abambuzi, abandi ari abarozi, abandi ari abajura. Uwo muntu twaba turiya rwose nanjye sinamwizera, ahubwo uyu muntu n'ukiranirwa. Wanduye umutima ni umuntu mubi cyane, kuko uko turi kumwe hano dushobora kuba turi abaririmbyi, abandi turi ababwiriza,
abandi rwose turi abakuru b'itoro cyangwa turi abadiyakoni dufite imirimo mu itoro cyangwa turi abizera bashimwa ariko twanduye umutima, uyu muntu Yesu Kristo nawe akakuneye imbabazi azahera mu mugabane w'abatizera, azahera mu mugabane w'abarimbuka. Uyu wanduye umutima afite akaga gakomeye cyane, kubera ko biragoye ko ijambo ry'Imana nk'uko twabyiga ngo yumve ko hari ikibazo afite mu mutima we, ahubwo abantu kubera yuko tuba twaramenyereye guhora turi imbere y'itorero, imbere y'iteraniro, dufite inshingano izi n'izi, ibyo biragenda bikubaka urusika twumva ko hari turi abakristo turi intungane. Nyamaze nitumenye ko turi abanyabyaha twanduye mu imitima yacu iboze imeze nk'ibisebe biboneka muri Yesaya ko bitigeze gukandwa binuka. Iri tangazo riravuga ngo nimba uzi neza ko utarihana ngo ubyawe ubwa kabiri nk'ibyakorewe Nikodemu, ihutire kujya imbere y'Imana usaba imbabazi z'ibyaha byawe. Icyo gihe nibwo yatangiye urugendo rwo kwezwa, kuko tubonye ko muri Yesu batubwira ngo umukiranutsi azagumya akiranuke, uwera azagumya yezwe. Kuki ijambo ry'Imana ryakoresha ijambo ngo uwera azakomeza yezwe? Kuki ritavuze ngo uwera azakomeza yere? Abafite Bibiliya musome mu Byahishuwe igice cya 22 ku murongo wa 11 batubwira ko ngo uwera azakomeza kezwa. Nshuti yanjye mu Adventiste turi kumwe, ndagira ngo umenyeshe ko iri tangazo rizatangazwa ntabwo rizigera rireba mu Adventiste ngo azaba ari mu ruhande rw'abera. Oya, we mu Adventiste uri kunyumva uzaboneka mu mugabane itatu isigaye, mu bakiranirwa, mu banduye umutima cyangwa mu bakiranutsi. Abantu bera ni bande? Ni abantu bazihana mu gihe cy'akaga gaheruka. Ibi turi kuba kwitegura akaga gaheruka, ni abantu bazagerwaho n'ubutumwa bwiza muri icyo gihe ari ubwa mbere, bo twita abanyamahanga. Imana igakabaka imitima yabo bakihana. Abo ngabo nibo bazihana bakitwa bera. Yesu Kristo yavuga ko nembaza ko ababera bakomeze bezwe. Kwezwa bivuze iki? Nibyo turi kwiga. Urugendo rwo kwezwa ni uguhindura imyitwarire. Nimba waryaga nabi ugahindura, nimba wambaraga nabi ugahindura, nimba wasukozaga nabi ugahindura, nimba wasigaga amarangi ahagiye atandukanye bidahwanye n'ubushake bw'Imana ugahindura. Icyo nicyo bita kwezwa. Nababwiye amagambo ari mu migani ya Kristo paje 24 avuga ko imico ya Kristo nimara kugaragara mu bantu b'Imana nibwo azaza gutwara intore ze. Birasaba ko twebwe tuzajya mu ijuru tugomba kuzaba dufite imico nk'iya Kristo. Nshuti yanjye, uwera uzakomeza kwezwa ni umuntu utarabonye igihe cyo kwitunganya ngo ahindure imirire ye, imyambarire ye, kuko bazaba bihanye mu gihe cy'akaga bakihanishwa no kumvisha ubutumwa bwiza ari ubwa mbere bakemera ijambo ry'Imana. Abo ngaba niba ijambo ry'Imana ryitwa bera bazakomeza kwezwa. Ariko umukiranutsi, umudivantiste wese w'umunsi wa 7 agomba kuzaba ari mugabane w'abakiranutsi. Ndagusengera cyane kugira ngo Mwuka w'Imana agendere umutima wawe, Mwuka w'Imana akumvishe amagambo, ubone ko byihutirwa cyane kugira ngo wihane kandi utunganye imibereho yawe. Ubone ko byihutirwa cyane kugira ngo wihane, kugira ngo nawe ujye kubwiriza abandi ubutumwa bwiza nabo bihane. Ikintu cyose dukoze cyandikwa n'umumarayika mu buryo bwitondewe cyane imbere y'izina ryacu. Byose bizadushisha mu rubanza. Tugiye kwigana amagambo avuga ngo impinduka ziva mu kwihana, urugendo rwo kwezwa, umugabane wa 2. Kadusenge. Uri Imana nziza, Imana ishobora byose, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ukomeje kuduhagarikira. Mwa Imana, sengera abana bose turi kumwe hano kugira ngo uhugure imitima yabo, uhugure intekerezo zabo. Turi kwiga amagambo akomeye cyane ashobora rwose mu buryo cyangwa ubundi kuba ari kubaremerera. Ndasenze cyane kugira ngo imitima yabo uyikangure, ndetse ubwo ugenderera abandi, ubwo ugendera ngaho turi kwigana, ubwo ugendera n'umuntu wese uziga icyigisho nyuma, nanjye ntunsige, mu izina rya Yesu, amen. Dusome mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 turasoma umurongo wa 31. Rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 turasoma umurongo wa 31. Handitswe ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Amen. Namwe iyo murya cyangwa munywa
cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Nshuti zanjye, namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Mu kindi kintu cyose harimo imibereho yindi isanzwe. Ibyo turya bikwiye kuba bihimbaza Imana, ibyo tunywa bikwiye kuba bihimbaza Imana, ibyo dukora byose, impagarike yawe yose wowe ubwawe aho uva ukagera, bikwiye kuba bihimbaza Imana. Adusomana amagambo ari muri Yeremiya igice cya 35. Ko amasaha yagiye, ndagerageza gucamo kabiri kubona yifite byinshi byo kubabwira, ariko kuvuga menshi two kuyamara. Nzi neza ko igihe twabanye hari icyo Imana yakoze ku mutima wawe, hari icyo Mwuka w'Imana yeretse imibereho yawe ko kitagenda neza kugira ngo ugihindure. Yeremiya 3:5 umurongo wa mbere. Bene Rekabu banga kuva ku isezerano rya sekuruza. Aya magambo tuyakurikire cyane, maze kubasomera ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukora byose guhimbaza Imana. Tukwihana amagambo atubwira ko impinduka ziba mu kwihana urugendo rwo kwezwa umugabane wa kabiri. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka ku ngoma ya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda riti, iri jambo ryaje rivuye ku Uwiteka riza kuri Yeremiya umuhanuzi w'Imana riti, jya mu muryango w'Abarekabu uvugane nabo, kandi ubazane mu nzu y'Uwiteka mu cyumba kimwe cyo muri yo, maze ubahe vino banywe. Uyu muryango w'Abarekabu Yeremiya yaratumweho, yarabwiye ati ugende ubazane mu nzu y'Uwiteka. Ndabigeze dukurikire cyane, ngiye kwihuta. Ugende ubazane mu nzu y'Uwiteka, ntubasige hariya hagaragara tuba twicaye nk'abizera turi gusenga, oya, ahubwo ubajyane mu cyumba kimwe cyo mu nzu y'Uwiteka. Abo mu mibare ubajyane muri ka kumba tujye kwinjiramo iyo tugiye muri gahunda yo kuramya, ngo ubahe vino banywe. Nuko nzana Yazaniya mwene Yeremiya mwene Hazaniya na bene se n'abahungu be bose n'umuryango wose w'Abarekabu, mbazana mu nzu y'Uwiteka mu cyumba cya bene Hanani mwene Gidaliya umuntu w'Imana, cyari giheranye n'icyumba cy'ibikomangoma kiri hejuru y'icyumba cya Maseya mwene Shalumu umunyagihe. Maze ntereka imbere y'abahungu b'umuryango w'Abarekabu ibicuma byuzuyemo vino hamwe n'ibikombe, ndababwira nti nimunywe vino. Yeremiya yarabikoze kuko ijambo ry'Imana ryari rivuye ku Uwiteka. Abazana mu nzu y'Uwiteka mu cyumba ngo abatereke imbere vino, nuko arababwira ati nimunywe. Umurongo wa 6. Ariko barahakana bati tutuyinywa, kuko Yonadabu mwene Rekabu sokuruza wacu yategetse ati ntimuzanywe vino. Haleluya, amen. Aba bene Rekabu babwiye umuntu w'Imana Yeremiya bati ntituyinywa iyi vino nubwo turi mu nzu y'Imana, nubwo tubona ko ibintu bikozwe n'umuntu w'Imana, nubwo ibintu umuntu bitubwiye atari umuntu usanzwe ahubwo ari umuntu w'Imana, kandi twaba turi no mu nzu y'Imana, yemwe twaba turi n'ahantu abantu bari butubone, ahubwo twaba turi mu cyumba cyo mu nzu y'Imana. Oya, ntabwo tunywa iyi vino, kuko Yonadabu mwene Rekabu sokuruza wacu yadutegetse ati ntimuzanywe vino, ari mwe n'abana banyu iteka ryose. Amen. Icyampa kukwizera, icyampa kugushikama njye namwe tukakugira. 12. Maze ijambo ry'Uwiteka riza ku Yeremiya riti, uku ni uko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo, genda ubwire abantu b'i Buyuda n'ab'i Yerusalemu uti, ahari Buyuda n'i Yerusalemu hashyira izina ryawe nanjye bashyira izina ryanjye. Ugenda ubabwire uti, uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo, genda ubwire abantu b'i Buyuda n'ab'i Yerusalemu, mbese niba uzemera kwigishwa ngo mwumvire amagambo yanjye? Oya, mwebwe turi kuvugana, ntabwo muzemera kwigishwa ngo mwumvire amagambo y'Imana? Niko Uwiteka abaza. Amagambo Yonadabu mwene Rekabu aho yategetse abahungu be ngo be kunywa vino yarasohoye kugeza na bugingo n'ubu ntibayinywa, kuko bimviye itegeko rya sekuruza wabo, kugeza na bugingo n'ubu ntibayinywa. Aba bene Rekabu bahamwa no mu gitabo cy'intambara ikomeye, bagaragaza neza ko rwose kugeza n'ubu ntibanywa vino, kuko bimviye itegeko rya sekuruza wabo. Mwumva amagambo Imana ivuze ngo, ariko ngiye navuganye namwe nkazinduka kare nkababwira ntimurakanyumvira.
murebe igihe cyose Imana imaze ivugana natwe, murebe igihe cyose tumaze mu itorero, murebe igihe cyose dufashe icyumweru twiga ijambo ry'Imana, ariko ntiturakumvira ijambo ry'Imana. Umuntu rwose akamera nk'aho mu matwi yashinzemo ibiti pe. Ariko se ubundi mubona dushobotse? Tuganire. Mubona dushobotse? Munyemerere uyu munsi nikonje ndarenzaho ku minota nari mfite, kuko twari gusoza ku isabato. Ntikunze kuzasoza ku isabato kubera impamvu zitanturutseho, zitanaturutse no kuri korali. Tuzasoza ku munsi w'ejo. Ibyo nari kuzabwira ku isabato ndabihindura muri iyi minsi 2. Uyu munsi nikonje, abikorera namwe mwihangane muruhukeho, mwegere ku kazi mutinzeho. Ndagira ngo mbabaze, mubona dushobotse? Iyo Imana ivuze ibintu tukamera nk'abafunze amatwi, nk'abaciye amatwi, nk'abaciye ibiti mu matwi, umva mubona dushobotse? Reka Imana igendere imitima yacu. Reka mbabwire, Imana irihangana pe, kandi Imana iradukunda. Ntucibwe intege nuko nomero yawe irimo ibidahindutse. Igihe cyose wemereye Imana ukazamura icyifuzo mu mutima wawe cy'uko urambiwe icyaha kandi ukomeje, Imana izagushoboza nta kabuza. Imana iravuze ngo, ariko njye navuganye namwe kazinduka kare nkababwira. Nubwo Imana ibazindutse, iyi ni randevu. Ijambo ry'Imana itubwira ko igihe cyose haba amateraniro nk'aya, aba ari randevu Imana itanze kugira ngo ube n'ubwoko bwayo. Imana yazindutse ivugana natwe, ntiturakayumvira. Kandi nabatumyeho n'abagaragu banjye b'abahanuzi nkazinduka kare nkabatuma nti, nimugaruke umuntu wese areke inzira ye mbi, mwihane imirimo yanyu, kandi mwe gukurikira izindi mana ngo muzikorere, niho muzaba mu gihugu nabahaye mwe na ba sokuruza. Ariko nimwaneze amatwi habe no kunyumvira. Mwibaze, Imana yazindutse kare cyane ikadutumaho abagaragu bayo, ikadutumaho abahanuzi. Ibyigisho twiga buri gihe gishyo kusaba tubisohoka, kuramya amagambo twiga mu gahunda yo kuramya ku nsengero zacu, ariko ntiturakumvira Imana. Umubonye bene Yonadabu mwene Rekabu basohoye itegeko rya sekuruza yabategetse, ariko ubu bwoko bwo ntibunyumvira. Mwibaze kuba abantu bumvira umuntu mugenzi wabo, sekuruza wabo, akababwira ati ntitwanywa vino, kuko vino kuyinywa ni icyaha, vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganyisha. Ariko twebwe ijambo ry'Imana riravuga tugashinga ibiti mu matwi. Imana ivuga amagambo akomeye cyane ntifuza ko yasohora kuri twe. Imana ivuga amagambo akomeye cyane ngo nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana Yesaya ivuga ngo, dore ngiye guteza Ubuyuda n'abatuye Yerusalemu bose ibyago byose nabavuzeho. Nababwiye ngo ari Ubuyuda ni Yerusalemu uhashyira izina ryawe. Ndakunda kubona cyane Abadivantisite dushimishwa no kwitwa Abisiraheli iyo bigeze mu kuvuga ko ari ubwoko bwasezeranye. Ibyo bivuze kuvuga ko ari ibintu byiza, ariko hagera mu kuvuga nabi ukica amatwi. Oya, ijambo ry'Imana riravuze ngo turi Abisiraheli mu buryo bwa mwuka, ngo dore ngiye guteza Ubuyuda n'abatuye Yerusalemu bose ibyago byose nabavuzeho, kuko navuganaga nabo ntibanyumvire kandi nabahamagaraga ntibitabe. Ijambo ry'Imana rizaguteza ibyago. Imana izakugezaho ibyago nk'ibizagera ku batumvira Imana igihe cyose ukomeje kwinangira no kwica amatwi. Reka mbabwire, turi kwiga insanganyamatsiko ngo kwitegura akaga gaheruka. Nubwo imbere hari akaga, hazaba kurenganya ubwoko bw'Imana, ariko ku iherezo hazabaho umunezero utarigeze ubaho ku bwoko bw'Imana. Haleluya! Ubwoko bw'Imana buzashikama bukagendera mu ijambo ry'Imana nk'uko biri duhereye umunsi wa none. Ku musozo bazanezerwa. Abantu bari kuriganya, abantu bari gukerensa ijambo ry'Imana uyu munsi bazaboroga. Uyu munsi ushobora kuba rwose ufite imodoka, uyu munsi ushobora kuba uryama mu nzu nziza ariko iri hejuru y'uburiganya, uyu munsi ushobora kuba ufite imitungo myinshi cyane ariko ari uburiganya n'ubucakura n'uburyarya bwawe. Ibi ngibi urishima, abana b'Imana rwose bakagenda n'amaguru, abana b'Imana ko bari kurara mu tuzu tutameze neza. Reka nkubwire, urishima uyu munsi ariko nawe uzarira, keretse gusa niwihana. Ariko nutihana amaherezo yawe azaba mabi. Nshuti yanjye ndakurekera kugira ngo utunganye imibereho yawe bikitwa none. Umva, guhitamo neza ni uguhitamo Yesu. Ushobora kuba uri kubabazwa uyu munsi, ariko ku iherezo uzanezerwa. Maze Yeremiya 18 abwiraho umuryango w'Abarekabu ati, ukuri k'Uwiteka Nyiringabo Imana Yesaya ivuga ngo, kuko mwumva itegeko rya sokuruza wanyu Yonadabu
mugakomeza amategeko ye yose kandi mugakora ibyo yabategetse byose, nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo ntabwo Yonadabu mwene Rekabu azabura umwana wo kunkorera iteka ryose. Haleluya! Mbega isezerano ryiza Uwiteka yahaye ubu bwoko, kubera ko bwumviye bukumvira ijambo ry'Imana, bukumvira ibyo sekuruza wabo yababwiye. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ntabwo hazabura umwana wo gukorera Uwiteka muri ubu bwoko bw'abene Rekabu. Nshuti yanjye, mbese urifuza kuba mu bwoko bw'Imana? Mbese urifuza kuba mugabane w'abantu Imana ireba ikabona koko wakwiriye kuba mu bwami bw'Imana? Mbese wo kurifuza kuba uw'Imana? Ngiye kubasomera amagambo ari mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya, turahera kuri paji ya 13. Ndasoma nihuta ariko ukurikira amagambo kandi uyatega amatwi, ndagusabira cyane. Icyigisho ni cyiza, teke iyo nkize nanjye kiramfasha. Mbasabire cyane kugira ngo Umwuka w'Imana agendere imitima yacu. Aba bene Rekabu mbigire ikintu gikomeye cyane. Utekereza kuza Yeremiya, umuhanuzi w'Imana, kandi akazana ijambo ryavuye ku Uwiteka, akaza akubwira ati jya mu cyumba cyo mu rusengero unywe vino, ugahakana. Ni bangahe turi kumwe hano? Kubera yuko hari abakuru b'itorero, kubera yuko hari abaririmbyi bakomeye muri uru Rwanda no muri iki gihugu, kubera ko hari abantu rwose tubona b'intangarugero mu by'umwuka bitewe n'uko baba bameze, bakora ibintu ibyo tukagira ngo birejwe kubera ko byakozwe n'abantu tubona ko ari abantu b'Imana. Oya, ni bangahe banze kureka imyambarire yabo, kubera ko babona ko hari abandi bantu bakomeye mu by'itorero bacyambara nk'uko nabo bambara. Ni bangahe banze kureka imisokoreze yabo idahwitse, kubera ko babona ko hari abantu bakomeye mu by'itorero kandi bajya n'imbere yuko bagikora nk'ibyo bakora. Oya, ni bangahe banywa vino, ni bangahe n'imwengo banywa inzoga bihishe, kubera ko babona ko amazu y'abakomeye dusengana harimo za vi, harimo za nzoga zikomeye cyane z'abasirimu. Oya, ni bangahe muri mwebwe bagikora ibyaha runaka bitewe n'uko ngo babona ko ari abantu b'Imana babikora, bakumva ko ibyo bintu byejejwe, bakumva ko ibyo bintu nabyo bakwiriye kubikora? Ninde cyitegererezo cyawe nshuti yanjye? Igihe kibaye gitoya twari kuzigana hino kivuga ngo ninde cyitegererezo cyawe? Mbese ni Imana cyangwa ni umuntu mugenzi wawe? Ibintu ukora ubishingira kuki? Oya, ni bande muri mwebwe mukora iby'agahano iyo mwiherereye? Abo bene Rekabu bariho icyigisho gikomeye cyane, kuba barabonye ibyo umuhanuzi w'Imana Yeremiya yababwiye bakabyara ko byatandukanyaga n'ijambo ry'Imana. Ariko twebwe kwa ko tubona ibyo abandi bantu bakora, abantu tubona ko bafite inshingano mu itorero, abantu tubona ko bakomakomeye, ibyo bintu tukita ko ibyo bintu byoroheje cyangwa ibyo bintu byejejwe. Umupasiteri wigeze atwigisha, pasiteri nkunda cyane w'umuntu w'Imana ufite umwuka w'Imana, yatwigishije amagambo cyane, yatubwira ngo hari ibyaha byinshi kubera ko abantu babona ko bikorwa n'abapasiteri. Niwe wabyivugiye ibyo ngibyo, kwa ko babona abapasiteri ari ibyaha bakora, bakabona abakuru b'itorero ari ibyaha bakora, bakabona abadiyakoni n'abaririmbyi n'abandi bantu bafite inshingano mu itorero ari ibyaha bakora. Abantu basa nk'abakomakomeye mu idini, abantu bagaragara imbere, abantu bahora imbere yacu, tukabona ngo ari ibyaha bakora, ngo tukumva ko ibyo byaha byejejwe kuko ngo bikorwa n'abantu b'Imana, kuko bikorwa n'abantu bakomeye mu by'idini. Yambwiye mu magambo nyatekereza, ndabyibuka byari mu mwaka wa 2019. Ntabwo iryo jambo rishobora kuzamva mu mutwe, kubera ko hari ibintu byinshi abantu bakora bitewe n'uko babona ko abandi bantu bakomeye mu by'idini babikora. Ninde cyitegererezo cyawe? Nshuti yanjye turi kumwe uyu munsi, ndagira ngo ngusabe cyane icyitegererezo cyawe kibe Kristo. Wirebera ku muntu kuko umuntu nawe aragwa, umuntu abasha gusubira inyuma rwose. Nanjye uvuga ibi ngibi nshobora gukora ibitandukanye n'ijambo ry'Imana, kubera yuko ndi umuntu. Igihe cyose ntisunze imbaraga y'Imana mbasha kugwa nkahirimanga rwose. Kagusabire kuko abene Rekabu bashikamye kandi icyitegererezo bari bahawe ari Yeremiya nk'umuntu w'Imana. Reka wumve icyo ijambo ry'Imana rivuze, ukuri inkomyi mu nzira, utitaye ku muntu uwo ari we wese. Paje ya 13 mu gitabo cy'inama ku mirire. Twahawe amahirwe amwe rukumbi mu buzima, kandi buri wese akwiye kwibaza ati ni buryo ki nazigama imbaraga zanjye kugira ngo zizame inyungu iruta izindi? Ni buryo ki narushaho gukora icyahesha Imana ikuzo kandi kikagira umumaro bagenzi banjye? Kuko ubuzima bugira agaciro gusa igihe bukoreshejwe kugira ngo ibyo bigerweho.
inshingano y'ibanze dufite imbere y'Imana n'imbere y'abantu ni ukwiteza imbere. Buri mpano Umuremyi wacu yaduhaye ikwiriye kumenyerezwa ikagezwa ku rwego rwo hejuru rw'ubutungane, kugira ngo turusheho gukora ibyiza biruta ibindi tubasha gukora. Ngo bityo igihe nk'icyo tukimara dukora ibyiza bikenewe kugira ngo habeho ubuzima buzira umuze mu by'imibiri n'intekerezo, kandi ubwo buzima bukomeze kubungabungwa. Ntidukwiriye gusigingiza cyangwa tuburizemo inshingano iyo ari yo yose y'umubiri n'iy'intekerezo. Turamutse tubikoze twazasanga ingaruka zabyo. Buri muntu wese dukurikiye cyane, ngo buri muntu wese afite amahirwe ku rugero runaka yo guhitamo kuba icyo ashaka kuba cyo. Uko turi hano, buri muntu wese afite amahirwe yo guhitamo icyo ashaka kuba cyo. Ufite amahirwe rwose yo kumva ijambo ry'Imana ukaryemera, ufite n'amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana ukaryanga. Mbese turi kujyana cyangwa mwasinziriye? Munyereke ko turi kumwe, mubyandike muri chat. Imana ibahe umugisha, n'abandi banyereke ko turi kumwe rwose. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha rwose. Imana ibahe umugisha. Yego, murakoze. Baratubwiye ngo buri muntu wese afite amahirwe ku rugero runaka yo guhitamo kuba icyo ashaka kuba cyo. Imigisha tugenerwa muri ubu buzima ndetse n'iy'ahazaza ayifiteho uruhare. Buri ntambwe yose atera imushoboza kwiyubakira imico y'ingenzi kandi akongererwa imbaraga nshya. Aba ashobora buri munsi kongererwa ubwenge n'ubumenyi, akabona ibimushimisha uko arushaho gutera imbere, akurira mu mico no mu buntu. Impano ze zarushaho kwiyongera uko azikoresha, kandi uko arushaho gukoresha ubwenge abona niko ubushobozi bwe bwo kumenya burushaho kwiyongera. Ubuhanga bwe, ubumenyi n'imico bizatera imbere, byongererwe imbaraga kandi bibe bitunganye. Ku rundi ruhande, ashobora gutesha agaciro impano ze igihe atazikoresha cyangwa zikanduzwa n'ingeso mbi, kutirinda cyangwa kudashika mu by'iyobokamana n'imico mbonera. Ubwo rero atangira kugenda ajya mu mworera bitewe no kutumvira amategeko y'Imana n'ay'ubuzima. Twasomye amagambo avuga ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose. Uyu munsi ntabwo nababwira ngo mujye murya ibingibi mureke ibingibi, ahubwo dufite ijambo ry'Imana, dufite umwuka w'ubuhanuzi waduhaye ibyo dukwiriye kurya n'ibyo tudakwiriye kurya. Dufite Bibiliya nayo ibivugaho, dufite Bibiliya itubwira ko atanga akambira umuntu yaremwe n'ibyo yagombaga kurya. Iyo umuntu yihanye rero, iyo umuntu abyawe ubwa kabiri, kimwe nababwiye ko ibyo tugomba kwiga umuntu wabyawe ubwa kabiri, nk'uko Imana yaremye umuntu atunganye, uwo muntu wabyawe ubwa kabiri agomba gusubira ku biryo Imana yaremye umuntu atunganye yagombaga kurya. Mugende musome mu Itangiriro murabisangamo, ntabwo nabisoma ko igihe cyaba kinini cyane, ariko mugende musome mwige icyo Imana yarahaye umuntu kurya akatanga akambere. Umwuzure utaraba mu isi, icyaha kitarononekanya umuntu, kurya inyama byaje nyuma y'umwuzure. Nibwo Imana yahaye Abisiraheli amategeko y'inyama bakwiriye kurya n'izo badakwiriye kurya. Ariko uyu munsi wa none hari n'abihandagaza rwose bakarya n'inyama Imana yabujije abantu kurya, kandi ibi nabyo byahabaye nyuma y'umwuzure. Iyo Imana imaze kureba umutima bundi bushya, imuha ibyo kurya nk'ibyo yagombaga kurya akiremwa, agifite kwera no gutungana. Niki Imana yifuza ko turya. Urabizi ko ibingibi kubivugaho bishobora guteza impagarara muri benshi. Ibyo kurya rwose ni ikibazo. Abantu bakunda kurya bakavuyarara. Muzasome iki gitabo cy'inama ku mirire. Igihe cyatubanye gitoya, ariko Imana nibishima twongera tugiye byo kubana, cyane ko abenshi muri aha ngaha tubana mu mibare tugiye byo kuganira. Reka mbabwire dufite byinshi byo kwiga, mureke dutange umwanya wacu twisomere. Ibihe nk'ibi byo kwiga n'ubundi biraje bihagarare, biraje birangire. Buri muntu wese afite gushaka imbaraga zo gusoma ibyanditswe byera kandi agasaba Umwuka w'Imana ikamusobanurira. Ku rundi ruhande, ashobora gutesha agaciro impano ze igihe atazikoresha cyangwa zikanduzwa n'ingeso mbi, kutirinda cyangwa kudashika mu by'iyobokamana n'imico mbonera. Ubwo rero atangira kugenda ajya mu mworera bitewe no kutumvira amategeko y'Imana y'ubuzima. Ibyifuzo bye biramutegeka n'ibyo bagamiyemo bikamujyana kure. Abona ko icyoroshye ari ukwemera gukurwa n'imbaraga z'umubiri ziba zikorera muri we, aho kuzirwanya ngo ajye mbere. Igikurikiraho ni ukurohama mu bibi
indwara n'urupfu. Aya niyo mateka y'abantu benshi bagombye kuba bariyeguriye gukorera Imana n'abantu. Mwumva aya magambo. Mu ntambara ikomeye twasomye ko uko turushaho kwifatanya n'isi turindagira. None hano baratubwiye ngo ibyifuzo bye biramutegeka, n'ibyo abagamiyemo bikamujyana kure. Abona ko icyoroshye ari ukwemera gukururwa n'imbaraga z'umubi ziba zikorera muri we, aho kuzirwanya ngo ajye mbere. Igikurikiraho ni ukurohama mu bibi. Kurohama muzi icyo ari cyo? Abantu mujya mwoga muri pisine cyangwa se mujya muri aya mazi atemba, iyo umuntu arohamye, hari abarohama bagapfa rwose. Iyo umuntu arohamye nyine abagiye akarohama. Ni ukurohama mu bibi, indwara n'urupfu. Kansaba Imana kugira ngo igendere imitima yacu. Kansaba Imana kugira ngo imitima yacu yuguke cyane, kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Imana ishaka ko tugera ku rugero rw'ubutungane rwaheshejwe n'Imana ya Kristo. Amen. Twaheshejwe n'Imana ya Kristo. Iturarikira guhitamo uruhande rwiza, twifatanya n'ingabo z'ijuru, twemera amahame azatubashisha gusubiza mu ishusho y'Imana. Imana yaduhishuriye amahame aduhesha ubugingo binyuze mu ijambo ryayo, yanditse no mu gitabo cy'ibyaremwe. Inshingano yacu ni ukumenya ayo mahame no gufatanya nayo. Kubwo kuyumvira tukemera ko imibiri n'ubugingo byacu bisubizwamo intege. Umubiri mutaraga ni igikoresho cy'Imana, ni uwayo kuko yawuremye ikawucungura. Kandi iyo dukoresha nabi zimwe mu mpano zawo, tuba twiba Imana icyubahiro kiyikwiriye. Mwumva aya magambo. Iyo dukoresha nabi impano Imana yaduhaye, ngo tuba twiba icyubahiro cy'Imana. Inshingano dusabwa kuzuza imbere y'Imana, igihe dusaba kwiyegura imibiri iboneye, itunganye kandi imitaraga, ntituzisobanukirwa uko bikwiriye. Ntabwo tubisobanukirwa rwose. Niyo mpamvu tukitwara uko twiboneye. Inshuti zanjye, Imana yaturemye kugira ngo tuyibere ibikoresho bizima. Imana iraturinze kugira ngo tuyibere abagaragu bayo b'indahemuka. Imana iracyaturinze. Reba nawe abantu mungana bapfuye. Reba nawe abantu mungana bapfuye. Hari umwana utazigera umva mu mutwe wapfuye twigana segonderi mu wa mbere. Ntabwo azigera ava mu mutwe wanjye. Yarapfuye. Nigaga mu wa mbere segonderi, hari ku ishuri umwana ararwara. Kwa kuri mu bigo by'amashuri abarezi bagira ngo hari abana birwaza, hari n'abandi baba barwaye. Muri uko kwirwaza rero kwa bamwe bakagira ngo n'abandi barwaye by'ukuri ni ukwirwaza. Umwana yingurusha, umwana aragenda arayonga. Ndabyutse genda ari chef 10 wa class. Oya, ahubwo nari inshuti ya chef 10. Ndabyibutse mu wa mbere ntabwo nigeze mba chef 10, ahubwo nari inshuti ya chef 10. Nabaye chef 10 ngeze mu wa kabiri. Uwo mwana ndabyibuka twiganaga mu ishuri, aragenda arayonga ku munota wa nyuma. Habaho kwigaragambya kwa bamwe banyeshuri kugira ngo ahabwe uruhushya. Uwo mwana ajya kugenda, ndabyibuka aje kudusezera muri classe. Ageze mu muryango yarahindukiye aratureba, amarira aragwa. Sinzibagirwa Delphine. Amarira mu maso ye arazenga. Amaze kugira amarira mu maso, uwo mwana yaratashye. Amaze gutaha ageze iwabo, nyuma y'iminsi 2 uwo mwana yarapfuye. Kuko basanze uburwayi bwaramurenze. Tujya gushyingura uwo mwana, twagiye turi 4, directeur, duwaye w'abarimu na duwayene nanjye. Kambabwira agahinda kanyishe, ntabwo nshobora kuzabyibagirwa. Iyo sura ntigiva mu maso yanjye. Uwo munyeshuri yarambabaje, byatumye niga mu mwaka wa mbere. Ngambira umutima wanjye kuzakurikira Imana kandi nkayikorera kugeza mpfuye. Kwa ko nabonye ko ari abakuru barapfa, ari abatoya barapfa, kuko ni ingaruka z'icyaha. Ariko hahirwa abapfapfiriye mu mwami. Tekereza umwana gupfa ari mu wa mbere. Umwana w'umukobwa wari ufite ahazaza heza. Yari afite ababyeyi bamukunda. Ndababwiye ngo yari afite umuryango mwiza, kuko njye nigereye iwabo tujya gushyingura. Ubuhamya bwari aho hantu bwari buteye akaga, bwari buteye agahinda. Kwa ko bavugaga ibigwi by'umwana. Nari umwana, reka mbabwiye, nize mu wa mbere. Uko mundeba nari gatoya, ngana nk'akanyoni, niga mu wa mbere. Ariko nakundaga Imana. Ndabyibuka ngera mu wa mbere nabwira ikibwizwa cya mbere ku isato ya mbere, abantu bararira, kibabwira kwihana.
nari umwana ariko ukunda Imana, kandi ashima Imana ko nagambiye umutima wanjye kuzayikurikira, ko Imana ibinshoboza nubwo ndi umunyantege nkeya, nubwo ngenda ngwaguza ariko ngwaguza ndi mu rugendo rujya mu ijuru, kandi nzi neza ko nta kabuza Imana izampa kunesha, nintagwa isari n'urugendo nzarusoza amahoro. Reka ikibi icyifuzo cyawe kibe icyifuzo cyanjye, kugira ngo tugambire kuguma mu nzira y'Imana, naho twagwa ariko ntituzarambarara kuko dufite Imana. Nimba abantu mungana baragiye bapfa, wowe ukaba ukiriho wibwira ko hari icyo watanze, ukaba witwara uko wiboneye? Nshuti yanjye, ambasabire cyane kugira ngo imitima yacu ihuguke. Inshingano dusabwa kuzuza imbere y'Imana igihe dusaba kwiyegura imibiri iboneye, itunganye kandi imitaraga, ntituzisobanukiwe uko bikwiriye. Kunanirwa kwita ku mibiri yacu ni igitutsi ku Muremyi. Kunanirwa kwita ku mibiri yacu ni igitutsi ku Muremyi. Imibiri yacu turya ibyo dushatse, tuyikoresha uko twishakiye, twiyandarika mu busambanyi, mu biyobyabwenge, mu irari ry'iby'isi. Nize amagambo avuga ngo kurakura abantu bambara imyenda ibahambiriye, umuntu akambara agacupa k'agapantaro yajya gukurura bigasaba kumanura. Hari nubwo najyaga mbona segonderi rwose umuntu ajya gukuramo ipantaro agashyiramo ishashi, abantu bakaza, none muri segonderi muri kaminuza aho nize mbere ko nigaga mba muri hostel mba mu kigo, abantu bakaza mu kigo muri valise bakazanamo n'amashashi azajya bafasha gukuramo ipantaro. Umuntu rwose agiye gukora ipantaro bikabasaba gukurura, cyangwa akaba yagusaba uri hafi ngo umukururire. Biriya byose ni ukwangiza imibiri Imana yaduhaye. Hari imyambarire rwose tudakwiriye kwambara. Baratubwira ngo rero kunanirwa kwita ku mibiri yacu ni igitutsi ku Muremyi. Amategeko Imana yashyizeho abaye yubahirijwe yarinda abantu indwara no gupfa bakenyutse. Amen. Amategeko Imana arinda ubuzima yashyizeho abaye yubahirijwe yarinda abantu indwara ndetse ngo no gupfa bakenyutse. Imwe mu mpamvu ituma tudashimishwa n'imigisha y'Imana nuko tudaha umwanya w'ibanze umucyo yanejejwe no kuduha ku byerekeye amategeko agenga imibereho n'ubuzima. Imana niyo yashyizeho amategeko agenga imibiri, nk'uko yashyizeho amategeko 10 yandikishije amategeko yayo urutoki rwayo bwite, iyandika kuri buri mutsi, buri mukaya na buri mpano Imana yahaye umuntu. Kansoma andi magambo dushaka umusozo. Ni byinshi abarambira nk'abatindi. Nzi neza ko bimwe twize Imana hari ikirakora mu mibereho yanyu. Mfite icyizere ko nyuma y'amateraniro by'umwihariko The Promise ko nimwe duhura buri munsi, nzi neza ko hazayimpinduka mu mibereho yanyu. Nzi neza ko nanjye ubwanjye uvuga ibi ngibi nanjye ndafashwa, Imana irema impinduka mu mutima wanjye, kugira ngo nabane natangiye koroshya ibintu Imana ime kubikomeza. Baravuga ngo abantu baha Imana n'abafunga mutwe, mureke tuwufunge rwose, tuwufunge, kuko Imana yacu yishimira ko imibiri yacu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Kuri paji ya 17 mu cyitabo cy'inama ku mirire handitswe amagambo avuga ngo, ariko munyemerere mpere kuri aya magambo yandi, munyemerere pe. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Ni ikibazo tubajijwe. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ni muri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Amen. Imibiri yacu yaguzwe na Kristo kugira ngo imubere ibikoresho, kandi ntidufite uburenganzira bwo kwikoreshereza uko twishakiye. Ntabwo dufite uburenganzira bwo kwikoreshereza imibiri yacu uko twishakiye. Nyamara ibyo umuntu yarabikoze, yakoresheje umubiri we nk'amategeko amugenga atabasha kuwuhana. Bitewe n'irari ribi, ingingo zawo n'ubushobozi bwawo byabaye ibinyantege nke, birarwara, biraremara. Kandi izi ngaruka Satani yazanye kubw'ibishuko bye bwite azikoresha nenga Imana, yereka Imana umubiri w'umuntu Kristo yacunguye ngo awugire uwe. Ngaho nimurebe ishusho y'umuntu ibigaragara imbere y'Umuremyi we. Bitewe n'uko umuntu yacumuye agahindanya umubiri we,
kandi agahindanya imigenzereze ye, mbega uburyo akoze Imana isoni. Iyo umugabo n'umugore bihanye by'ukuri, batangira kubona amategeko y'ubuzima Imana yashyiriyeho imibereho yabo ngo ibe mizima. Mwumva aya magambo, ngo iyo umugabo n'umugore bihanye by'ukuri, batangira kubona amategeko y'ubuzima Imana yashyiriyeho imibereho yabo ngo ibe mizima, maze bagashaka uko birinda ibyateza intege nke imibiri yabo, ubwenge bwabo n'ibitekerezo byabo. Ibi ngibi bona gusa umuntu wihanye by'ukuri. Niyo mpamvu nabwiye nti icyigisho turi uyu munsi kirareba umuntu wihanye by'ukuri, ndetse n'icyigisho tuziga ejo. Ugenda ujya imbere y'Imana igufashe cyane kugira ngo uzagisobanukirwe, kuko icyigisho tuziga tuzagisoza kizaba kiturarikira kwitandukanya n'ab'isi byuzuye rwose. Kumvira ayo mategeko bigomba kuba inshingano y'umuntu wese. Igihe tutayumviye tugomba guhura n'ingaruka z'uburwayi. Tuba tugomba kuzasubiza Imana impamvu ya bene iyo myitwarire n'imigenzereze. Bityo ikibazo tubazwa si iki ngo ni iki abantu bazavuga, ahubwo ikibazo tubazwa ni iki ngo mbese nkanjye w'umukristo ni buryo ki nafata urusengero Imana yampaye. Ibazyo nkanjye w'umukristo ni buryo ki nafata urusengero Imana yampaye. Ni gute imibereho yawe yaho imibereho yubaha Imana? Ni gute imibereho yawe, ni gute umubiri wawe Imana yaguhaye wawufata neza kugira ngo wubahishe Imana? Ngo mbese nakora ibyiza bishoboka byose mu buryo bw'umubiri n'uburyo bw'umwuka ngo ndinde umubiri wanjye ukomeze kuba ahantu Umwuka Muziranenge yibera? Cyangwa nawuhindura ijambo, cyangwa nawuhindura igitambo cy'intekerezo mbi n'ibikorwa bibi by'iyi si? Oya, turifuza guhindura imibiri yacu ibitambo byera bishimwa n'Imana, cyangwa turahitamo guhindura imibiri yacu ibitambo n'intekerezo zuzuyemo ibikorwa bibi by'iyi si? Ese urahitamo kubaha Imana cyangwa urahitamo kumvira Imana? Ese wowe uyu munsi wa none Imana igushyize imbere ubugingo n'urupfu, urahitamo iki? Inama nakugira, hitamo ubugingo kugira ngo ubone kubaho. Ni ukuri, hitamo inzira nziza, hitamo inzira yo kubaha Imana, hitamo inzira ituma Imana ihabwa icyubahiro aho kugira ngo wowe uhabwe icyubahiro. Hitamo inzira yo gukora ugushaka kw'Imana aho kugira ngo wowe ukore ibyo wishakiye. Nimba Imana ikubwiye ngo rya ibi ngibi, ni ukuri rwose sigaho wirya ibidakwiriye. Nimba Imana ikubwiye iti fata ikiruhuko ujye uryama amasaha ya kare, ubyuke kare kugira ngo usabane n'Imana, ni ukuri bikore, kuko ni ijambo ry'Imana ribikubwiye. Isomo risoza mu rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 23 handitswe ngo Imana y'amahoro ibeze rwose. Amen. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri, mwebwe ubwanyu, umwuka wanyu, ubugingo bwanyu ndetse n'umubiri birarindwe bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ni ukuri ibyacu byose nk'uko twabisomye mu rwa mbere rw'Abakorinto, natwe iyo turya cyangwa tunywa cyangwa dukora ikindi kintu cyose tujye tubikora guhesha Imana icyubahiro. Hano baratubwiye ngo imibiri yacu, umwuka wacu, ubugingo bwacu birarindwe ngo bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Nshuti yanjye, ndakurarikira cyane kugira ngo umubiri wawe urindwe, ndakurarikira cyane kugira ngo umwuka wawe urindwe, ndakurarikira cyane kugira ngo ubugingo bwawe burindwe. Byashoboka cyane ko wisuzumye ukabona imibereho yawe waragiye kure y'Imana. Byashoboka cyane ko wabonye ko wabaye akayego wagiye kure y'Imana, ntukore rwose ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Byashoboka cyane ko wabonye uri mubi cyane hanyuma y'abandi bose. Reka ujye imbere y'Imana uyisabe ikubabarire, kandi uyisabe ikuha imbaraga zo gukurikiza ijambo ryayo. Uyisabe gutsinda inarinjye, uyisabe gutsinda ingeso mbi zakubase. Dufite Imana yumva kandi isubiza. Niza amagambo avuga ngo nta sengesho Imana yumva cyane ndetse bwangu nk'isengesho risaba guhinduka umutima, nk'isengesho risengwa risaba kwezwa k'umutima. Reka twizere ko Imana dusenga yumva kandi ibasha kudusubiza kandi igihe dukwiriye. Ibi bihe twafashe dusenga, igihe umutima wawe uzakomeza kunamba ku Mana no kunihira ibiziba biri mu mutima wawe, nta kabuza mu gihe gikwiriye impinduka zizagaragara. Nk'uko twabonye ko umuyaga uhuha
tukabona guhuha kwa ariko tukabona ingaruka zabyo. Niko umuntu wese muri ibi byigisho afata icyemezo cyo kwiyegura Imana, niko umuntu wese muri ibi byigisho afata icyemezo cyo guhindura imibereho ye. Nta kabuza ihinduka ry'imibereho rizagaragara inyuma, nta kabuza Imana izamwereka. Umurongo wa 24 aravuga ngo ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Kadusenge. Urera Imana ishobora byose, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko ukomeje kuduhagarikira, kandi tugushimiye ko turi gusatira umusozo w'icyigisho. Reka ku munsi w'ejo uzadushoboze kuzinduka cyane, dutangire ku gihe kugira ngo tuzabone umwanya uhagije wo kwiga. Mwami Imana, tuzi neza ko ushobora byose. Reka uhangamure ibigirwamana y'imitima yacu, reka uhangamure ibyaha biri mu mitima yacu, reka uhangamure ubwibone mu mitima yacu, reka uhangamure ubwirasi n'uburiganya mu mitima yacu. Utubirize amahoro mu byaha, ahubwo uduhe Mwuka Wera kugira ngo atwigishe, aduhugure kandi atwambike imbaraga. Bisabiye abana bose turi kumwe hano n'abaziga icyigisho nyuma, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.